Bebe ntabwo ushobora kumfungurira nkavana mwizi nkari. Mfungura hehe? Aho iwanjye. Komeza uzibungane aho mu gasozi hose. Nawe byumva nyine wanyetse ko nakira umugore wawe. Genda ubwira umugore wawe igutiza imyenda cyangwa ishaka uko ibigenza. Maze muganize nkari koko Bebe. Ubunganye. Umva nkubwire mana we. Ngiye kuba indaya utwi. Nako nta ndayo umugabo ibaho. Ngiye kuba ikirumbo. Mbikubwire muki. Ngiye kuba Zambia, ngiye kubakoramo akazi. Urumva? Uretse. Abagabo mbwa barabwira koko. Komeza uzibungane nyine. Aha, uyu munsi nibwo ngiye kureba kutabona. Apana mwe byo kumfatira ari kumwe n'umugabo wawe. Ariko wakubone mu Rwanda n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yavuga ngo iki koko? Nta soni ufite. Ushize bamenye inka rutareba kari imitwe yawe. Umva mbese njye sindi mu myenzi yawe ndi karashika cyangwa kuremo nayo maso warusiganya kuremo burundu. Imana ikundi ndabadayimoni kazi. Umva cyuma ndavuze ngo iminota 3 vuba duri ahandi dusanzwe duhurira mbabarira wihute n'ukuri. Mabuza ibiki komega amaze hano boxer nambaye. Ubwo se bagiye kwambara boxer gute koko? Ariko Mabuza nawe buryo mpamagaye nkomeze nkutambaye kariso. Kuko numeze nk'urangaye nuvuga nyina mubande gusa. Nahise umuntu utambaye kariso bivuze ko avuga yomborana ku buryo wakumva nyina mubande. Erega Mabuza hari niba biranga utazi hari cyo tumva zibase nyine dore wa mugore ari hari ahepfo ndavuze ngo simbukiri rimwe ugenda umutsinde hari. Ariko Mabuza wazi ko ni nkoko usabwe kandagira mudasakuza none kunyureza nk'isenani bagiye kwica buryo gusana idafite amababa. Nahise buri kimwe umusange hariya. Okay, kaze kuzana ibikoresho. Teko mushenzi uwisu wa kabiri ngo niwe oje.
yego rwose. wese uvuye he? Mbese ubwo kujya mu marogi urabona bidahagije, uhisemo kujya noneho no mu bihu. Ariko icyazama inzoka zikazaguca icyo kibuno. Ako se ubwo nawe ntazi ibyawe mu marogi bambonye mukangaye. Ushatse kungira igicucu nkawe ejo bundi we na Sake ntabasanze bi. Sake yanjanye hariya ngo tujye kuganira. Uri kumva? Anjyana mu muharamo imbere. Buyo usanga se turyamye. Nyaho kubitwa n'imihini se ngarakugurira nasanze mumaze kubyuka mutaryamye. None nzana njye ngusanga aranje mvuga yuko ubyutse. Kandi reka mubwire muzagaragara hanyuma umukubitwa n'inkuba ko twasanze umukandara ufunguye ko twakubitanye umukandara ufunguye hanyuma ningiye se wari ubuje usanga njye ufunguye muzajya hagaragara buretse nigendera ubwo nta n'ikintu watekereje cyo gukora ubu ntago mvuye mu rugo nta nubwo nabwiriwe ubu ntuvuye kuri ayaraya nze nigendera hanyuma se ko wasebye wabaye cyaba imirika zakaraya gusa ahagaho gusa kakaraya akaba gatekereza umuntu umva nkubwire umenye yuko nje tugahangana n'ijye ukoshye Mbonye kwanga kutabona. Mbonye uti. Uje kumakirana ahubwo. Ngusubira kantu gato. Wambabare nkakwica. Harako amafaranga nje banyemereye. Ahubwo bakomeye amafaranga ngaye ku buryo umvu yahombye aho ikintu gikomeye. Ntago ari make. 100 byose. 100. Akundi nkubaze. Uwakutuma kwicisha ne muturanye wawe ngo yaguye. Ubasha kwiyica. None se niriyenza. Ko ari wiyenza kuwantumye. Ureka nkwice. Nta amafaranga nje ntazahomba. Sibyo? Mva musore mbaraka kabiri wamvuye imbere cyangwa mbwire mpamagare polisi ese ubu ninde wagutuma ndabantumye mukubwiye suka ukanyivamo kamimubwira na mbimbwa ute kandi amaze kunyica se reka mbikubwire ariko ntuzamvemo ngo abimenye birebe ko wambaye kano kazi Rebeka giye mbwire ko wasana nifishije byo biragoye uri ngusaba akantu gatoya reka ngufate gushyiraho amaraso nayo nyinde mubwire ko nakwishe urumva neza nuko ko nakwishe wowe nyuma muzihanganira nibirangira nge nzagufasha okay byamasoro nkudokore mpite mu magaro nahanga ahita namera hanga siko meza byamuhasi akazi nakarangije eba namwishe neza wese nguru amafaranga nyine igendere rwose tebuka gira vuba sanga hamwe twahuriye umpa amafaranga yanjye sawa gira vuba yaranjye ntagaciro mu muka wazima amafaranga nigende kaze ko ni sawa wamwicejeje iki yicyuma namuse rwose ijosi nari niri kweho abizo gatoya nta buzima gifite ntabwo byarangiye rwose aruzuye amafaranga twumvikanye bara 100 bara abanya bari neza nsanga ari na make aburaho ntago wankira rwose baza boss nkamwe arigiye mubeshya mugakora ibintu tutumvikanye 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 okay
igisigaye ubu ngubu uwigendere ndaza mpamagara abasore banjye bazamukuranga bamujyane shaka najya kumujugunya urumva madamu narabivuze nta muntu n'umwe wakinisha Rebeka ngo bimugwe amahoro umva intumbi n'ibisigaye ni ibyawe oya abasore banjye bazamutwara none aha ngaha minota mike barabahagije oh mana we tuzagwitwa igitego ndagitsinze yo usibye guserebura nta kindi byagenze bite se wagize ibirori ntututumire erega njye narakubwiye ko ntawe watinyuka kunyitambikira muri gahunda zanjye kugira ngo udakubeshya ntabwo nsobanukirwa ibyo kumbwira ariko umva rero nkubwire ubu iyi nzu nako uru rugo rwose uri kuhareba ubu ngubu mfite kuhatungira uwo nshaka nanashaka nkanahatwika kuko ubu ngubu I'm the boss nahanjye Sara se yagiye ariko Sara mufashe we namubagira ibisiga ngo umufashe cyetse n'umusanga mu kuzimu kumva niho yituriye he mu kuzimu kireka niba aragiye gusura mu kuzimu akaba yagarutse have se vuga wiza n'amagambo y'ubupfapfanga nta n'isoni ahubwo genda ujye mu kiriyo ujye gusezera ku mukunzi wawe kuko ahangaha ni ukurya show ni kurya show nabona wasinze ntabwo ari gusa umva fungura mfata ibyo mfata nigendera ndi kwihuta yewe mfungura ngira vuba vuba umva ushaka utari kumva rero ibyo nkubwira ariko nkubwire uzabyumva neza ubonye no ku munsi w'umuzuko utabonye ngirwa mugore yawe urumva neza uvuga ndetse Sara reka nirire show Rebeka fungura mfata ibyo mfata nigendera ntabwo ntabwo ari wombwira fungura mfata ibyo mfata nigendera ndi kwihuta ushaka kumfasha ukansohokera mu rugo nako nta shitani nkawe sinawe jya mu kiriyo ujya gusezera ku mugore wawe cyangwa nawe umukurikire ko mwese muri bamwe Sara ntabwo yapfuye umva cyuma umva uri hagana he akano kaya nari ngiye mu mujyi ngiye gukoresha imisatsi ariko mbonye impamvu ituma ntagikomeje kujyayo uri hese okay haguma yabe rero ngusanga base guma aho ngaho niko cyuma ndashaka umbwira ubu ngubu Sara waramwishe cyangwa nkabumva nkibazumbaza waraye ntaneze ntabwo nakweretse umurambo we turi kumwe indi ni ibiki nese ko mu gihe naguhamagaraga hari umuntu wanciye yihuta cyane ankubita n'ibitugu ushatse kumbwira ko nari ndi kurota ahubwo yakubapfuma ahubwo watewe n'amadayimoni ubona atari gusa ibyo uvuga ni ukuri niba atari ukuri se ubu yabazutse aka kanya
ako njye hari n'icyo narimo ndumva nese yaba umuzimu bwo umuzimu akamenya no guhindura imyenda ibyo bintu birashoboka none se ko nawe waba urw'amenyo imizimu ntihinduranya imyenda gusa ujye umenya ko uriya mugore yari umusirimu kandi n'umurambo ntuzigere ubona waracupiye paka ndakurahiye rwose umva cyuma ntuzifuze kumva umusonga w'inkota yanjye mu mutima wawe wabandi se ukicira hanyuma ukazankurikizaho nyuma ngewe bintwaye cyari ikibazo mfite nawe ntabwo uzi ibyo uri gukina nabyo umva reka nigendere ariko icyo nakubwira cyo senga imana cyane ushenze gusa rwose muransese rero ndashaka hari igihe muzahura nawe mugakamatana utabizi neza akazi kawe reka ninywera nkureke ubundi nazigurira narayakoreye uca mukaso gatwara nyoko ariko wa mugore ubundi ko wari warapfuye amaso nyuma yaho ugapfa ubundi uburanshakaho iki wa dayimonikazi ndaje nyine ndaramupfumbase sinongeye gusohoka muri iyi nzu ngiye reka nigendere rwose ntabwo nabasha kubana nawe warapfuye reka nisohokere oya wakunze hano reka tubabane twebwe turi abagore babiri umugabo uyu umwe urabyirengagije se umva rero nkubwire njye nta nzu nshaka nta n'imitungo nshaka nta n'imitungo nshaka washatse ubuzima bwawe kandi warabubonye ariko igihe cyageze ngo nawe upfe Bebe, warasaze. Usigaye wicara ugatabaza ntacyo ubaye. umva sake njye Sara ndamubonye kandi mubonye areba neza Nibyo bituma utabaza. Kubona Sara ni ikibazo cyangwa ubonye umuzimu. ni umuzimu nyine nese ntabyo uzi Ibyo nzi. Ni wowe umugize umuzimu se? Kwareba. Sinongera kumva induru yawe. Uranyumva neza? umva nkubwire iyi ni gasopo nguhaye n'undi munsi njye nawe ugiye kumbona